ako nanone buriya iriya karitsiye bakiniramo big mind niyo nabagamo mu Biryogo bakira so ni mu Biryogo iriya karitsiye yo munsi y'ibisima si mu Biryogo sariya nyine ni karitsiye yo mu Biryogo no mu Kiyovu iriya ni mu Biryogo urumva hariya mu Kinira n'ubundi yego niho nabaga buriya nahabaye ubuzima nahabaye imyaka ingahe muri rugo oya iriya karitsiye nyine niyo nabagamo sasa nkajya mbabona ariko nawe kumwapro njye nafite ikibazo nageraga imbere y'umuntu ufana ubwoba bukanzamukamo kira nkajya mubona numva namwe approaching mbizi neza nuko we ari n'umudirector ari we nyiri film nkamubona aho kugira umuvugisha ubwoba bukanzamukamo nkatitira mbyumva umwaka wa mbere arangiye riga mu wa mbere umwaka wa kabiri arangiye bikajya binanira nyine nkajya mvuga ati nongeye kumuvugisha bikananira siko nari ndwaye intinyi urumva yo kwa approaching abantu bangirira umuntu n'ubu iyo ntinyi uracyagira papa narabizirikanye ubuzima bwanjye bwose uri umuntu w'agaciro kuri njyewe nshima Imana ko ari we wambyaye nabuze uko nyine iyo buri gihe ntashye mu rugo ari igihe umutima wanjye wumva wabikubwira ko nkabura ukuntu mbivuga umva nari kwandikira kuri WhatsApp nkabura ukuntu mbikubwira gusa mu kiganiro barabimbajije mbura nyine mpita numva ni we umuntu wa mbere mfite mu buzima bwanjye wo gushimira kurenza abandi bantu bose papa ndagushimira cyane kandi ndagukunda cyane Murakoze cyane papa nawe urakoze reka mbagusubize nakoze ibyo nagomba gukora Scott Mire ninde ni umunyamakuru nyine akora kuri YouTube kuri YouTube reka mugusubize papa kandi Imana ikomeze ikurinde sawa papa Claudia yego ubwo ni ubutumwa bw'umukobwa wawe ararize mu kiganiro nigisohoka tuzakwereka wow urumva rero ko inzozi zawe zabaye impamo zabaye impamo ni amahirwe urumva narabigeragezaga ariko ku mbaraga zanjye bikanga kubera ubwoba byayo navuga ngo isoni zirisha uburozi ubwoba nyine urumva ariko nawe igihe ntabyo expectingaga ndi no gusaba kujya mu rubuga rw'abafana abari Imana izi kavuga ati ngiye kubicisha muri izi nzira ugereyo okay so birangira rero ukenanye na Nsabi bigeza kugira igihe muranakundana kuki urimo kumubaza muri no minsi yes nshuti bakunze rero ba Scott Mire nk'ibisanzwe twongeye kuba ikaze mu kiganiro inkuru yacu y'ubuzima nkuko mumaze kumenyera batubazanira abastari bagiye batandukanye tubagezaho inkuru ziri breaking news tubagezaho fashion ibintu byose mu ngero zigiye zitandukanye rero twakiriye umukobwa mwiza cyane uko mubibona kuri screen zanyu ako bakweto bakita ngiye kumbaza ntabwo mba nzi ibintu by'imyeru ko gakweto ni keza pe ni keza shu nakweto keza k'umukara akajipo se nakahera buriya se nagapira siko ngewe mbaza ibintu by'imyenda nambara ibintu mba ntazi gusa ngo inkweto okay zishobora kuba ari safari I don't know mbona njya kugura gusa simbyitaho ngo ni ubu bwoko bw'ijipo ngo ituruka hano yes ku kakanzu keza agasaha agakoti ndaguhitemo iyo style ni njyewe shu ni njyewe wewe wiyambika n'agasatsi keza cyane njye nakunze uburyo wagafunzemo nka dendo oya dendo kandi ibaze ko ndura bwa mbere wabwiye ngo na Claudia ngo kuri gusa na dendo uri kumbeshyera nakubwiye ni umusatsi wawe ufunze nk'umusambi
aha umusambi niwe nibagiwe kuko usa n'umusambi. Ntago navuze ko usa n'umusambi. Claudia hagireka kweshya abantu. Nakubwiye ni uburyo wafunze umusatsi. Ngayo nguko. Yes, turi kumwe na Claudia. Claudia, tuguhaye ikaze mu kiganiro muri yacu ubuzima. Murakoze cyane. Amakuru meze ute? Ni meza, ndashima Imana. Ubuse ko ikiganiro cyita inkuru y'ubuzima kandi nkaba nta nkuru y'ubuzima. Ntago yabura byanga byakunda inkuru y'ubuzima, ntago yabura. Kuko abantu tugira inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Nk'ubu ushobora kuba washwanye na boyfriend. Urasetsa. Iyo nayo ni inkuru ushobora kuduhereza. Breaking news, Claudia. Biba bisanzwe. Ngiye twumvisha inkuru y'ubuzima mba numva ubuje gusangiza abantu bisanzwe byakubayeho bitabaye like nyine ibintu byasi inkuru yawe ufite kandi wabura inkuru yacu y'ubuzima yawe ufite wowe ubwawe. Dufitiye inkuru y'ubuzima ntago yabura mu kanya urajura yimbwira kandi uri bushiduke wayinganirije. Okay. Umeze ute rero? Ndashima Imana. Claudia yarishimye mbega nta mutima mubi. Yes, hanyuma Claudia ngiye turasanzwe turamenyeranye hanyuma abakunzi bankurikirana kuri channel yanjye ya Scott Emile ubu nabo bagiye kukwakira bwa mbere hano ni mu rugo ubwo n'ubutani dugukenera nyine niba gukunda uzagaruka kandi urakunditse ba nibanyanga ntabwo nzagaruka. Ninde wakwanga ubwo? Tuzareba ibyayo iwacu ntago twangana. Okay, thank you. Hanyuma Claudia ni muntu ki? Claudia tuzi, Claudia w'umusitari, Claudia w'umukinnyi mwiza, Claudia umukobwa mwiza umeze gutya. Claudia ni muntu ki? Claudia ni umukobwa usanzwe, ntabwo ari umusitari cyane, ntabwo njye ibintu byose njya mbyemera cyane. Kubera icyo utabyemera? Urugero niba mba muri filime ndashaka kurebwa niyo 300 ijana uko nguko. Abaturarwanda bagize abanyarwanda bose ari miliyoni 14. Umva ibihumbi 300 atari agatonyanga mu nyanja muri miliyoni 14 ziba mu gihugu. Ariko umenye ko bose badakoresha internet itumanaho. Ndaswahili utari umustar. Umustar ni umuntu nyine wamamaye w'icyamamare. Ariko nyine hari igihe kizagera nkamuba. Okay, kuri wowe noneho kuri wowe umusitari. Meaning umusitari kuri wowe umusitari ni muntu ki? Nyine ni umuntu w'icyamamare uzwi. Like urugero Kagame ni umustar mu Rwanda. His Excellence Paul Kagame ni umustar ku munyarwanda wese n'umuturage wo mu cyaro abamuzi. Uwo ngo ni umustar, niwe mustar wa mbere dufite mu Rwanda. Yego, niwe nemera. Niwe wemera. Ubwo ni nawe idore wawe? Yego. Okay, wowe ntabwo wemera kuri umustar? Shar. Yego. Okay, so Claudia rero ni muntu ki sasa? Claudia ni umukobwa usanzwe ukunda Imana n'abantu, ugerageza nyine kubana n'abantu neza, nubwo rimwe na rimwe hari igihe bigorana, abantu bose siko bashaka ibyiza. Umukobwa utari muto, utari na mukuru cyane. Bivuze ngo utari muto, utari na mukuru cyane, ushaka kuvuga iki? Mwiza kuko Imana yaduhaye Imana y'ubwiza. Uri mwiza pe. Urakoze cyane. Ikindi si unakubwira ni icyo uhora wishimye, gerageza guhora na positive vibes. Ego. Okay, tubwiye ko uri umukobwa abantu batakuzi. Basiko ndi umuhungu. Oya, hari umukobwa akaba n'umudamu kandi ushobora kubiba byombi ukaba imbera byombi. Okay, nyine abanyarwanda cyumugani ngo umukobwa wese n'umugore ariko umugore wese si umukobwa. Ndakeka ari ibyo ngibyo ushaka kuvuga. Nibyo nshaka kuvuga. Umukobwa uri single, umukobwa kabone ko uvuze kuri n'umukobwa mwiza. Uri single cyangwa ufite umuntu? Kubera ibyo nyamukuru bose babazi ibintu bya single, married wenda si cyane. Ubwo ni single and what? Oya kuba okay. Nyine wowe tubwiye kuri umukobwa, ubyivuze kuri umukobwa byanga byakunda abantu bagukurikiye biba bishatse kuvuga ko utubatse. Ariko bivuze ko ushobora no kuba wateretwa cyangwa se warafashwe. Urumva vuba na vuba hanga. Single or taken? Eka single or taken. Okay, single. Okay. Yeah. Ntago wabinkora. Single no kuba taken ni amahitamo y'umuntu. Asa abantu barabizi. Ntago ari ngombwa ko babimenya. Kubera icyo uri single. Impamvu ndi single ni amahitamo yanjye. Namahitamo kubera ko umukobwa hari igihe agira nka umukobwa hari igihe aba afite vision y'ibintu ashaka kugeraho before kujya mu relationship. Ako kuba ubu uri single akanya ntukuvuga ko utarayagiyemo, wayagiyemo. Noneho nyuma yaho ubonye biyaberamo uhitamo kuba single mu gihe runaka
kugira ngo uzasubire kuba taken uri ready for something else. Ubu singa ubumazemo igihe kingana iki nimba ubyibuka neza? Mwaka nawe uza neza urimo niba ntibeshye ushobora kuba urimo. Hanyuma byakugendekeye gute kugira ngo ufate icyo cyemezo ko tuzi ko bitagoye muri no Kigali? Ko bigoye cyabaye kitarenze. Byakugendekeye gute? Nkuko uzi abantu bakundana bagatandukana kuko nanjye byabaga bimeze nta kirenze kiba kirimo, ahubwo urumva nabonaga nkundana inkundo nkumva ngiye muri njye sindi ready to marry. Ntabwo uri ready to marry, iki ntabwo ushaka kuryoshya, ntabwo ibintu byo kuryoshya mbyumvamo cyane. Wowe ukundana kubera iyihe mpamvu? Buri mpamvu nkundana ndavuga ati okay, reka mbe mbiretse mbanze ngira utuntu nkora mu buzima bwanjye nanjye ngereho nzaba umukobwa wihagazeho witeje imbere, then nimba ready to marry nzakundane ndi ready to marry mfite urukundo rufite icyerekezo. Nzi n'inkundo nta cyerekezo cyabaga kirimo, mfata uwo mwanzuro nta biba birenze. Ubwo byo urumva ari byo ya nibyo. Ni byiza ko umuntu ajya mu rukundo afite icyerekezo cyarwo kuruta uko uvuga ngo reka mfe kwishora. Urumva wafashe icyemezo kikakaye nabirenze. Ubwo se uwo muntu mwari muri kumwe icyo gihe urumva utaramuzanye mu rukundo warangiza kumushyiramo neza maje kujyamo wowe ugafata icyemezo cyawe ukagira? Ntago narumusizemo ngo kubera icyemezo ni ibintu mwicaye mu byumvikanaho. Ubundi mutandukanye n'umuntu ni ibintu mwicara mukaganiraho. Urumva ntago wamusize oya, ni ibintu mwicara mukaganiraho. Okay, hanyuma rero mu rukundo rwawe rwo hahise mu gihe wari ugikundana ni ikihe kintu uvuga uti akozwe ibintu by'inkondo ndi mu rukundo turi mu nkuru y'ubuzima, ati ndi mu rukundo cyo koze siko n'abantu badukurikiye, ati pe ku buryo wavuga uti iki kintu n'iki cyari kiryoshye, n'iki ngiki ntago cyari sawa? Ibyo bintu bibiri bitandukanye. Okay, muri experience y'inkundo ragiye ngira ikintu kiryoha mu rukundo niyo ufite umuntu ukwitaho akaguhangayikira, like ukumva nyine ko ukunzwe birakunezeza muri wowe. Ikintu noneho gisa nk'ikigorana iyo ufite umuntu mukundana akajya kubuza amahwema gukontorora, akajya ugira ngo umuntu nta cyizere yigirira. Gusa uyu muntu dukundana nta cyizere yifitiye, nyine over control. Gukontororwa mu rukundo ntabwo ari bibi, n'urukundo udakontorora mugenzi wawe hari igihe nyine nabyo yumva ko utamuhangayikira udashaka kumenya nabyo akumva si umukunda. Ariko over control akajya gukontorora hamwe niyo ugiye kugura umunyu ku muhanda ujya umusaba uruhushya ukaba ati sheri ujye ku muhanda kugura umunyu. Urumva urwo rukundo rumeze uko ngo rurabangama pe. Okay, ibyo bintu bibiri tubiganireho kuko akenshi burya turi mu isi y'urukundo kandi tugomba gukundana uko byagenda kose, wababara wakwishima urukundo tugomba kurunyuramo. Hanyuma ko icyo kintu cya mbere utubwiye cyo kuguha ibyishimo ubu ngubu ukaba warafashe umwanzuro, urumva utaribujije iminsi yawe yo kwiyongera yo kubaho? Oya sheri waje njya kwivuga ndi kuvuga introduction ya Claudia uribuka ko nashyize umukobwa uhora wishimye. Ibyishimo ndabifite, mpora na positive vibes, ntabwo ibyishimo biva mu mukunzi gusa direct. Ubundi ikintu cya mbere niyo ugiye kujya mu rukundo ubanza kumekinga sure ko wishimye, utagiye gushaka ibyishimo mu muntu mugiye gukundana. Hari ibintu byinshi bitanga ibyishimo, siko njye nawe dushaka kuganira gutya nkumva ndishimye. Nshobora gusohoka nkajya mu mazi nkoga, urumva nkajya mu mazi nkoga, by the way ni ibintu nkunda cyane. Uranabizi woga nk'ifi, ibyishimo byadaye woga nk'ifi, urumva. Nshobora gusohoka nkajya muri club, ntabwo njye nkunda kujya mu night club, ariko hari nkujya muri night club akumva aruhutse mutwe, stress zose zashize, akareba filme, agakina imikino imwe n'imwe, akajya ku mafarashi, akumva nyine bimuhaye ibyishimo. Cyese njye nawe twateye story nk'inshuti nkumva ndi kubyenjoyinga more than ko nawe mfite umuntu urankontorora buri gihe, sibyo? Nyine wowe banza umenye njye muri njye mfite ibyishimo. Akenshi iyo ugiye no mu rukundo ugiye guhiga ibyishimo umuntu mukundana hari igihe urubishya pe, ntujye uba satisfied na rimwe, akajya akora ibishoboka kuko ari ushaka guhigamo ibyishimo kumva ntibiri kugera kuri extent, kuri level biraguhama ibyishimo ngo ushime nk'uko ubishaka. Ntunyurwe. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Urumva rero
mu rukundo ntabwo ariho haba ibyishimo gusa, hari ibintu byinshi bitanga ibyishimo ni ibiduturukamo. Kuko hari n'igihe ujya mu rukundo ntirugushime, rutarenze cyane, ntujye ubonamo ibyishimo bya danje, ariko ukajya ubona ukora wishimye muri wowe. none ubwo ibyishimo ntabwo waba ubyihigamo ukagerageza uburyo ubyishakamo, kuko ibyishimo by'abandi utabikeneye ukazishajisha ukiri mutoya wa mukobwa we. Ntabwo ibyishimo umuntu abyihigamo, ibyishimo biturimo, turemanywe nabyo. Ni ukuvuga amarangamutima yose turemanywe nayo, turemanye n'ibyishimo, turemanye umubabaro, agahinda, nyine umuntu akwaje urababara, turemanye urukundo, turemanye hari igihe ubona umuntu ukumva ntabwo muri guhuza, uretse ko atari byiza, ahubwo wowe wahaye intebe iki muri wowe. Iyo uhaye intebe ibyishimo ukavuga ati njyewe nzajya ngumana positive vibes, uzi ko umuntu anaguha igiti ariko ukumva urasetse cyangwa akakubwira ikigambo kibi, yewe umuntu uza akambwira nabi wenda ntabwo bikunda. hari nk'umuntu nta muntu ukunda umuntu umubwira nanjye hari umuntu wantutse byanyabyo, ndabazi n'urukundo ukiriki ye yamenye imyaka yanjye, imyaka yawe ufite, kugutukira imyaka yawe ngo sinari ko ufite imyaka. Urumva uwo muntu yari myinshi se yari mikeya, kuri we sinzi ibyari byo, aragutuka just ngo nuko byajya byamwe gutwa ibitutsi bibuka bari umuntu ntabwo yarezwe. Ndatuzi ariko ndamuzamubaza uri kundukira iki, mwaye muri kumwe face to face cyangwa kuri telefone ku ma social media. Okay, kuvuga izino comment zako nakubona kako ndiki inbox akakwandikira ngo ndakwanga, nguri ngo mbona uri cyaranuka nkamuga what nagukoreye iki, none kubabazwa n'ubusasi, nagukoreye iki? Ntabwo ari kubabazwa n'ubusa, hari umuntu kwinjirira akajya kubwira ibintu byinjiza. Scott nshobora guca inbox nkakwandikira nkakubwira ibintu bibi bikwinjirira mu mutima, nawe utazi ikintu, ako kanya ntiwababara. Ndi kukwinjiriza, hari umuntu uvuga amagambo yinjiriza mutanaziranye akakubwira amagambo kwinjiriza. Scott bisaba ko ubabazwa n'ubusa cyangwa nuko uba ufite umutima utaremye mu cyobo? Ntabwo mbizi, ntabwo birambaho ngewe ntibirakora ko nibikoza by'ukureba bengira amatsiko. Ntabwo nahise musubiza ngira ngo napfa kusubiza yini ibintu baramuretse. Naramubwiye ati wabaye iki, kubera icyo uri kunyandikira ibi byose, wahita ngira ngo impamvu n'imyaka yawe. Haga nk'uwo muntu buramuye afite icyuma ntiyakigutera, hari abantu b'abasazi. Urumva rero nk'uwo muntu uramutse uri umuntu utagiranye na positive vibes muri wowe, warakara kumubwira atari kuri n'ikigoryi gutwe umuntu gututikira umuntu imyaka yiwe, ariko yewe urabireba bikagusetsa pe. Like wowe ni iki nyine twari turi kuva ku marangamutima tugira twese, ntabwo ari ibintu ujya kwishakamo, ahubwo wowe ibintu wahaye, niba ukavuga ati ibyishimo muri njyewe bifite 99% kurusha ibintu bizajya bimbabaza, ibintu wahaye intebe muri wowe ni ibi. Hanyuma rero ni iki wicuza mu rukundo wigeze gukora ukavuga uti ikintu ndacyicuza? Ntacyo. Ku buryo n'urukundo ntacyo. Siko kundebye. Ubwo nimba ntacyo abantu babibonye. Ntacyo pe, ntacyo kubera ko mu rukundo se ntuzi wavuga ngo wicuza iki? Oya, hari igihe wenda ushobora gutandukana n'umuntu, urugero wenda umuntu murimo mukundana ukaba wamubabaza ko ikosa ryaguturuka, ariko ntuwe open ngo wamusaba imbabazi bikarangira mutandukanye. Icyo gihe urumva ubukoze ikosa ubukoze. Shama nkunda nagiye nkunda nakoraga ibyo nkwiye gukora, nta muntu nababazaga ngo mbure kumwaka imbazo, umva nta undi perfect. Uko nakosa niko nawe wakoze. Nshobora kuba narakishishagamo nkakosa muri urwo rukundo, ariko nzi gusaba imbabazi pe. Aho umuntu twakundanaga yambwiraga njye narambiwe imbabazi za twakundanaga yambwiraga ngo njye narambiwe imbabazi za ntuzajya konsaba imbabazi. Urwango wari umunyamakosa. Oya nyine n'akantu gato nkasabira imbabazi kadakwiye gusabirwa imbabazi. Niyo mpamvu rero mu rukundo ntacyo nicuza ngo nagomba gukora iki sinagikora. Igihe nyine ntagikoze namusabye imbabazi, nabaga nasabye, nahitaga nsaba imbabazi mu nkundo zanjye zahahise. Urumva ko uri n'umwana mwiza. Se urugira nk'aba ex bange ku myaka yawe ufite 20 Siko iyo ni privacy y'umuntu. Oya. Nose njye nkubeshye ngo ufite umu ex umwe. Ko abantu benshi imbere ya kamera njye mbona bavuga ngo nyafite umwe ngo cyasi ugasanga niyo yavugishije ukuri baramututse. Ntago nkunda kuvuga, ntago nyine ibintu biri privacy reka tubiputinga aside. Reka tubare umwe. Ntago ari umwe ariko ni privacy. Okay. Claudia umuhire harya.
Muhire Claude ufite n'utuzina twiza. Twiza cyane. Ikibazo abantu bakwitanya ngo uri Claudine, hari umuntu wose ukuvuga ngo witwa Claudine, sibyo ra? Kandi ntabwo uri Claudine, uri Claudia. Ndi Claudia Umuhire Claudia. Aka abantu barabyitiranya, arakwita Claudette, arakwita Claudine. Ibyo ntabimenyera ariko nyine ntabwo ari byo, ni Claudia. Okay, Claudia. Hanyuma rero reka noneho twinjire mu kiganiro cyacu nyirizina, tugende turushaho kuganira. Urumva ko karagaciyemo karaka intro katwinjizaga mu kiganiro muri modo kugira ngo nanakwibutse hahise hawe nyine utangire utekereze X, tuba tuganira utekereze X hango byaremeza gutya na gutya bizanagukumbuza. Urukundo ruraryoha sheri. Yeah, I know. Uzi kubyuka umuntu akubwira ngo baby ngo morning. None uzi iyo ndi kuri ziriya sene tuba dukina dukundana nyine az'inkundo ndishima nziza kubireba. Urukundo ni rwiza actually. Nanjye naruciyemo rumbera rwiza, narujyamo rumbera rwiza, nimba ready to marry. I know. Urukundo ni rwiza. Hanyuma rero Claudia turimo tubona muri filime zigiye zitandukanye agenda akina nziza kandi abantu bakanagukunda, kugira ngo ugere kuri iriya level byakugendekeye bite, dore ko bitanoroshye hanze ahangaha nk'abana babyiruka cyangwa se wenda n'abakurutaho gatoya bashaka kukubona umeze kuri akagira ngo wenda hari n'urugendo rworoshye cyangwa se byarakoroheye. The story yawe inkuru y'ubuzima ubundi kugira ngo wisange muri filime ni ibintu wavutse kuva kera ubitekereza, ko twega kenshi twakuze tuvuga ngo tuzaba abaganga, abandi tuzaba abanyamakuru, abandi tuzaba iki, ariko turashima Imana kuko bimwe twagiye tubigeraho n'abandi. Wowe byakugendekeye gute, wisanze gute muri sinema cyane cyane nyarwanda? Ko nayivuze Scott. Nize kugutumira? Oya, ntago nayivuze hano, ko hari ahandi nayivuze. Ntabyo nzi. Yego. Cyazi n'abantu baba bashobora kuba batayizi. Yego, nta kibazo, wanaducira mu mayange byagenze gute? Kuko abantu badukurikiye bashobora kuba wenda umuntu akurikiye kino kiganiro bwa mbere akubonye usanga wenda atabizi. Cyasa atanasanzwe For example nanjye ntayo nzi ukuntu byagenze. Ko buri muntu wese afite uburyo tuntu tw'Imana igenda dupanga gutya. Gukina filme ntago nabyutse nyine ngo ntago navutse ndi uruhinja ngo umuntu mve ngo uzakina filme. Yes. Kuva kera ndi umwana nakundaga abanyamakuru. Okay. Nice. Nakundaga abanyamakuru cyane. Bariya ba Eveline Umurerwa n'abandi wa kera turi abana. Nkajya mbareba cyane kuri TV. Nyine bakandyohera kubareba. Nkicara imbere ya televiziyo nkigana ukuntu bicaye, nkabigana hari ukuntu bavuga bahindukiza imitwe, I don't know, niba bahunga kamera simbizi, niba ari amatara sinzi ukuntu natubwiraga, niba ariyo yari style ubundi kuko babikoraga kuri ya kera. Bahindukiza imitwe gute? Hari ukuntu ndende yavuga ngo tubaye ikaze umwanya mukuru mu Kinyarwanda mujye gutizwa nanjye muri Claudia. Nyine akajya avuga ajyana umutwe gutya mukayaganya. Nakiryo baba bariho. Ego. Okay. Nakantu urumva nakantu gashobora ni nka character y'umuntu nyine. Just hari umuntu uvuga we uzarebe nk'abantu kenshi iyo tuvuga hari umuntu ukunda kuvuga akoresha amasinye. So ubona se cyane cyane nka His Excellence wacu akoresha avuga amasinye. So nutwe rero turi mu dusinye nyine character z'umuntu nyine ukuntu agomba kwitwara. So Claudia yakuze yumva azaba umunyamakuru ari umwana. Okay. Nkajyana nabyitoza ukuntu bavugamo amakuru nkurikije ya style yawe ya kera. Then ndabihindura. Nyuma nza gukunda abahanzi. Ariko nza umuhanzi. Kuko niko nyine byahinduranyaga. Nkagenda ubuhanzi. Bitewe na range y'imyaka ugezemo. Nkagenda ubuhanzi nkumva ndishimye. Cyo genda byikaniga P4. Nkajya mpimba indirimbo nkajya imbere nyine ubwo nkakora stage mu rugo papa na mama n'abavandimwe nkabagira audience. Ati ngiye kuririmbira indirimbo ndahibye afata mikoro nk'abaririmbira nk'ababyinira. Narangiza ndakura ngeze nko muri P6 nkajya nkunda ibintu by'amascience twigaga social studies, science, mathematics cyangwa ngakunda science cyane. Yego. Mama nkurikije ibintu mba mbona muri science nzaba umuganga. Nzaba umudoktor. Ubwo urahinduye. Bandahindiye ibintu bya entertainment huzo. Sasa ubwo ngubwo nkura numva nzaba umuganga byose nabishyize ku ruhande. Nzaba umuganga ni gatronkome mfanja muri star combination y'ubuganga still ya science muri tronkome ya muri superieur. Ubwo nayo nkiri mu budokta. Ego. Sasa ubwo ndangiza kwiga. Ndanje kwiga ariko still numva superieur wize nize MCB. Okay.
ibintu by'imibare myinshi cyane na nakundaga imibare numva ubundi numvaga nzabona mate physique mathematics chemistry and biology okay sasa ubwo birangira ngiye mu bintu by'inyamaswa z'ishyamba buriya agenda umuzoologist ubuzima bw'inyamaswa z'ishyamba sasa ariko nkajya numva ibyo wabigiyemo urangije senior 6 muri kaminuza ubu ngubu nibyo urimo wiga nibyo ngiye kurangizamo sasa ubwo ngubwo ariko mu kurangiza segonderi mbona bampaye zoology ntago muri iriya année branche nyine chômage iriya tuba turindiriye ibintu tuziga still numvaga nzibaza mu buganga ariko nkajya numva nka kwa kundi uriya ama film nkajya numva arankurura cyane nkumva nibyo bintu byanjye bya movie nkabyiyumvamo nkareba ukuntu nabikora nanjye nkactinga nyine nk'ubu ndabishoboye na Claudia why not tutakora film hari abana twari duturanye muri quartier tubata kumwaka tugakora film tugakora film mukiri wanyu cyangwa warashyiga muri iriya année branche uri mu cyari wanyu ntabwo ari mu cyari sorry uri mu Kigali oya ndo ku Kibuye by the way bayakiwe mwese ndakunda cyane bazi wacu Rubengera kugiye mu mujyi yego nabantu bacu hari mucumbati munsi ya IPRC sinumvuhazi ndahazi ku munini basuhuza rwose ukwe ku munini habahora ku munini ho simpazi ntabwo habaho mo ndavuga hano hakurya mbere yo kuzamuka kujya mu cyumbati bahita mu Agasirika uriya murenge niko wita oya ku mubuga nanjye naringiye kuri shato wagiye kuri shato urumva ibyo katubireke sasa n'abana dusuranye ku Kibuye tukajya dukora udufilme amafilme tukayakina abantu bo ku Kibuye bakatubwira twayakunze ubwo mwakiniraga mu rugo cyangwa mu birori oya twayakitse nk'uko uzi ugenda ugashutinga filme n'ibikoresho byose tubifite n'ukuri mufite full camera n'amasawundi izo filime twari turenze twazireba hese ndaza kuyikwereka behind the scene uragafite uze kukatwereka tugashyira ku kiganiro barebe ukuntu babigenza ndagafite urumva ndarebaze ko nakinaga ndi umugore ndi urumpeti bigaragara ibita mu maso nkakenyera ibitenge byabamo ibitamba ubwo se mwakamezaga kamera cyane telefone kamera twari dufite umukameramani wataje afite n'ishusho tweditingira ahubwo nyine wenda ntabwo yaducaga menshi mani yari umwana mwiza byataye yego n'ubundi niwe ujya umfotora bamwita Regis umfotora muri abantu babona amafoto ya bwo ngubwo akora muri Imagination Nature Studio nyine yigeze kudushutingira ku kantu arakadukorera man nta mafaranga duciye n'iki niyo mpamvu twese dukomeza tuba n'inshuti na n'ubu sasa katugaruka kuri twa dufilme ariko twagira benshi tukagira igihumbi magana ni benshi cyane ni benshi no kuba batazwi hari muri 2021 ejo bundi 2021 ubwo ngubwo filme yacu kakubita agahombi bigaragara ko iyo twari gukomeza tukagumana twe kuzagera kure ko twagiye dutatara nakaza undi akajya ahandi Rubavu undi akajya Rusizi undi akajya ahandi gushaka ubuzima urumva njye mpita nza kwiga zoology ubona buruse ya Kigali ariko byane bya filime kuniza zararyoheye byanga kumva mu mutwe nkajya nandikira aba directors nkabandikira urabona iyo wandikiye umuntu uzi ngo ngo afite filme ngo iyi filme ni yiwe aho yatereye ya projet yanjye bizasaba ko uvugisha mwenyewe niko nundi bigenda nta umuntu yaguha akazi batari filme yiwe niko bigenda nkabura ukuntu binjiramo geraho ncika intege tageti yari bahavu numva nzagira umubosi w'umugore bahavu ndabyuka ryarara ahantu ndi umva araza amaze kuza bavu Janete amaze kuza asohotse sohoka nyine musohoka nyuma ngiye kumwaproachinga ngo muganirize ubwoba bunzamo kumvugisha birananira mwari hehe icyo gihe urumva ndaza kubikubwira behind the scene okay yari yaje chic icyo gihe yambaye n'agakabutura k'umweru ego urumva yego sasa ubwo ngubwo
ubwo usohoka ugiye kumwaprochinga sohoka ngiye kumwaprochinga birananira yo kubera ubwoba mugenda inyuma ahavuye intambwe uteramo urundi ikirenge mu cyawe nibwo kuko ryineze hanyuma byarangiye se muvuganye cyane njyewe ubwo nagendeye mu kwizera bati Imana kumuvugisha birananira nawe ngiye kugenda mu kwizera nera ikirenge mu cyavuye yagiye bizarangira narateye ikirenge mu cye byanyabyo ibyo ndabirata ariko birangira utamuvugishije birangira namuvugishije sorry kabisa ako nanone buriya iriya katiye bakiniramo big mind niyo nabagamo mu biryogo bakira so ni mu biryogo iriya katiye yo munsi y'ibisima so mu biryogo sariya nyine ni katiye yo mu biryogo no mu Kiyovu iriya ni mu biryogo urumva hariya mukinira n'ubundi yego niho nabaga buriya nahabaye ubuzima nahabaye imyaka ingahe muri uriya rugo oya iriya katiye nyine niyo nabagamo sasa nkajya mbabona ariko nawe kumwapro njye nafite ikibazo nageraga imbere y'umuntu ufana ubwoba bukanzamukamo kira nkajya mubona numva namwaprochinga mbizi neza nuko we ari n'umudirector ari we nyiri film nkamubona aho kugira ngo muvugishe ubwoba bukanzamukamo nkatitira mbyumva umwaka wa mbere rangiye riga mu wa mbere umwaka wa kabiri rangiye bikajya binanira nyine nkajya mvuga ati nongeye kumuvugisha bikananira nari ndwaye intinyi urumva yo kwaprochinga abantu bangirira umumaro n'ubu iyo ntinyi uracyagira oya nasanze ubwoba burisha uburozi butuma utagera ku mahirwe yawe hakiri kare kuko n'igihe natinyutse sinavuga ko ari njye watinyutse n'Imana yaciye inzira umunsi umwe nari kumwe na sister wanjye witwa Lydia nyine sasa ubwo ngubwo we aratinyuka turamuganiriza yahise avuga ati kirangiye ngiye kumuvugisha tumuganirije tumwaka nimero tumwatse nimero tugera mu rugo ninjye wazimwatse ngera mu rugo ndahamagara sister wa Lydia yaramutinyutse yaratubwiye ati tumutinyuke tumuvugishe kuko nahoraga none narabuze kandi umubona kenshi ariko nabo nkimubona ubwoba bukanzamukamo nkatitira nkabura n'ukuntu mubwira ngo muraho nkabura n'ukuntu mubwira ngo turabafana abafana bakuraho imbaraga ko njye icyo gihe naziburaga sasa ubwo ngubwo Lydia duhita tumwaprochinga tumwaka nimero urumva nk'umukira ni umuntu ugira vibe nziza ari hambo nta bintu by'ubwiyemezi yigiramo araziduha tujya mu rugo turamuhamagara ako kanya ataranatwibagirwa turamuhamagara muraho ni Claudia na Lydia baguhamagaye tumeze neza turabakunda turabafana banyu murakoze cyane nose kira wazambariye ukanshyira mu rugo rw'abafana nasabaga ngo kujya mu rugo rw'abafana numvaga aba WhatsApp y'abafana nyine ngo abafana barimo n'iki aravuga ati nta kibazo iki bene ukuri turakunda cyane mu mbarenge muciye mu rugo rw'abafana ari byo ndi gusaba ndeba nyine umunsi ku munsi ibintu byanyu byasohotse sasa aravuga ati nta kibazo cyane kandi turabashimira Claudia ubwo na Lydia itavuga ati je rero ikintu mwisabira mfite impano yo gukina filime yego wangize muri filime yawe uko nisani zirishobora ibyo bishaka byanyabyo byarananiye kubivuga urumva sasa Lydia we kwa kundi we ibintu byo kwa approachinga n'iki ahita amwaprochinga kira aramubwira ati nta kibazo unyoherereza akantu wakinyemo nk'umuntu nk'ak'umunota umwe sasa ubwo Lydia tubura akantu gahari nyine urumva ariko hari filime yigeze gukinamo ariko yahise avuga reka tumuha akantu kawe we wakinnye by'abavandimwe nyine sasa duhita tumuha akantu nakinnye dukatamo akantu k'agasene keza wari wagakinnye muri ya yindi muri ya yindi twakinaga ku kibuye nyine akantu uraza kukaduha so akantu namuhaye kari akantu katagiraga filime kandi hari harimo imodoka igonga indi babarya copyright bahita bagakata bagakuramo ntacyo turaza gufata tundi tubido ako namuhaye ko ntago kakiriho ubu ngubu nsigaye nkashaka ngakabura nabajije nyine uwo mujama arambwira ngo babariye copyright bahita bagakata kuko ya modoka nyine yari yahandi sasa turakamuha tukamuhaye aravuga ati ndumva ari byiza ndabona ufite impano
ariko duhita tumubwira ati ariko ni Claudia tuguhaye ukina kandi siwe wabyatse ni Lydia mukuru Lydia ko siwe wari wakinnye ko niwe wari wanditse iyo story ko Lydia n'undi nawe waranditse story ariko okay ntari busaze kuwa kane ariko wanyu muri abanyempano bikomeye noneho ahita avuga ati ntari buzaze kuwa kane uzukine we Lydia nyine ubishaka ubwo nanjye yamba nabishaka ko umutima wabatise mukuru yaje yadanze nabamuvangiye uzukine turebe ibyari ibyo ntubona ufite impano tuzakomeza ko nayo nkeneye n'umukobwa ubwo ngubwo kuwa gatatu Lydia ahita abona akazi k'ibintu yize ahita avuga ati reka njye mu kazi Claudia reka njye mu kazi kandi ibintu byo gukina filime n'ubundi ntabwo ari byo cyane kurusha aka kazi urumva byose yabikundaga ariko ahitamo kimwe muri bibiri sasa mpita mubwira wanyishyire mu mwanya wawe se bari bakwemereye abase birapfa gukunda tugerageze turongera turahamagara wareka Lydia akabonye akazi njye muri umuna wanjye akazaza kari nawe wari wakinnye muri ka kandi wabonye batoke niba ari we byaba byiza kwa kundi niwe nabonye acting yiwe azaza kwa kane mpita mbyuka njya gukina ndakina icyo gishuri wararira se tu ntago wigeze watendinga class oya ntago njye nsiba ishuri ahubwo twe kuno twiga amasaha 3 ku munsi umva ntago mwiga nka segonderi abiri nka amasaha 3 yakabye akaba 6 mu gitondo 3 na nyuma ya saa 3 ariko si buri gihe nyine ugende biterwa na modile muri kwiga icyo gihembwe credits ifite n'amasaha muzajya muzigira icyo gihe rero ntago kwa kane ntago umunsi wo kwa kane twigaga none nagize n'amahirwe nasangaga nk'igihe turiga kwa kane yabaga ari amasaha 3 nkajya kwiga nkayitanze nyine ni ibintu byari birimo Imana n'amahirwe y'Imana nta zindi mbaraga zaje numva nagiye ndumusimbura kandi icyo gihe nabo bahise banankinisha na Nsabi mufana kaka nayo ifite kubwa muri njye nakiniye scene yose ndi gutitira mwimere nayo ndi gutitira mwimbere na Nsabi twaye tugiye gukinana yarabibonaga ko ndi gutitira cyazi ikintu yambwiye ati Claudia ndabibona ko ugiye gutitira arambaze n'isi ubwa mbere ugiye imbere ya kamera bati cyane urumva ntabwo bavuga ngo nubwo si ubwa mbere baravuga ati nimvuga ko atari ubwa mbere nkakutura ahita bati bwiyemezi yari afite n'ikintu ukuntu atantari ikintu azi urumva ntabwo wajya mu bari jendi nguve ngo nsanzwe nkina urumva uvugisha ukuri umva nahise ngira ubwoba nari mfite ubwanda mbwe tuya nagaru n'ubwa mbere avatira wowe tuza calm down ukora ibi nibi nyine asa nk'ugira dusa tujya gukinana ariko dukinana scene yose muri ngiye mfite ubwoba pe sasa turakorana birangiye nyuma mbaza boss mwanenga iki urabona mbishoboye ko byari ukureba aravuga ati nabonye ubizi bro nahise numva ibyishimo bizamutsemo aravuga ati nabonye ubizi ubwo ikintu uzahindura urirya nabonye urirya cyane ubwo ngenda nubwo nabaga nzi ngo ndirya kuko nabaga njyewe ndamubwira ati okay yego gusa suko mba niriye mba nabaye njyewe nyine ubwo mba navuze bisanzwe n'iki gusa ngiye kubigerageza ngiye kugosora iki n'iki ndamubwira ati nase basi ejo nzagaruka bateje uzagaruka kuko icyo gihe bita bikomereza wow urumva rero ko inzozi zabaye impamo zabaye impamo n'amahirwe urumva narabigeragezaga ariko ku mbaraga zanjye bikanga kubera ubwoba byayo navuga ngo isoni zirisha uburozi ubwoba nyine urumva ariko nawe igihe ntabyo expectingaga ndi no gusaba kujya mu rubuga rw'abafana abari Imana izi kavuga ati ngiye kubicisha muri izi nzira ugereyo okay so birangira rero ukenanye na Nsabi bigeza kugira igihe muranakundana kuki urimo kumubaza muri no minsi kubera iki siko heruka kuri amayadi heruka kuri amayadi oya twariyunze nariyunze okay kandi nawe impamvu njyewe mba mbizi sibyo mba mbizi ariko hari abantu wenda umuntu ashobora kwireba uyu munsi ejo agataruka ariko se muri kiriya gihe cyashize ku cyo wamubazaga byari byaratewe n'ikikoro yarambabazaga nawe yarambabazaga yego gusa ubwo umuntu akubabaje nawe uramubabaza no kunagukunda oya ntabwo ibyo ngibyo ari byo turi kuvuga ngo ndamubabaza ngo nawe akambabaza ntabwo twari turi kwishyurana cyane ko ntari no kumubabaza ubundi the story ukuntu yari imeze nose ni igiki yagukoreye ku buryo wamubabaza story ukuntu yari imeze urumva story ukuntu yari imeze mwarangiza mukajya no guteka imitwe kugira ngo mubaze ku bushake Imana izaguha
oya story ukuntu yari imeze nta hantu bihuriye n'ibyo. Story ukuntu yari imeze yarafushye cyane, afuhira mu bintu bitari byo. Urumva nkuko na wa mu diaspora nkuko na wakumva ndi kuvugana n'inshuti yanjye ukumvamo we urumva ntabwo uri kumva icyongereza njye mvuga icyongereza twavuye mu cyongereza gusa yumvamo love you na miss you ariko love you nayo mubwiye kwa kundi usezere mukana love you too brother. Sasa aravuye ngo love you na miss you ngo dusanga uwo muntu ngo kuki sundi time gahita bifuhira wareka tukamuhamagara n'umuvandimwe wanjye wagiye hanze twiganye segonderi ariko ntabwo dukundana. Ndamuga se wareka se tukamuhamagara ukumva yuko ari umuvandimwe wanjye ndabyarabyanga. Buri muntu afunga umutwe ngo ntago wakongera kumuhamagara ngo iki niki. Kandi mu rukundo ntago abantu bafunga umutwe. Mu rukundo nukumvana. Iyo utumva mugenzi wawe birapfa. Urumva ahubwo iriya sene irimo n'inyigisho. Irimo n'inyigisho byatari. Sasa yanga kunyumva ndamwinginga arabyanga. Ndamwe ati basi reka muhamagara ubibone ko ntaguca inyuma arabyanga. Sasa ubwo Yesu bikomeza aravuga ati harimo no kumusuzugura kuko atazi icyongereza ngo nutuvugira icyongereza imbere yanjye yari yumvishemo love you na miss you kaya kantu karasetsa bro nabanje kwiruka ku bantu biwabo nkajya kwa tante we nkamubwira wansabiye imbaza akabyanga akabafungana umutwe nkajya kwa nyambo nkamubwira ngo wansabiye imbaza akabyanga akabanyambo akansabira imbabazi akabyanga. Urumva nawe uhimba umutwe wo kumwishyura ndababara mbaho mbabaye nkajya nkora nigunze ni nyambo wangiriye inama aravuga ati Claudia urumva wowe ikintu kigiye gukora ni iki ngiki igire nkaho utanamuzi abanze nawe ace mu buribwe bwo kukubura kuko ari kwigira victim ku kintu kitanumvikana yanze kukumva ushaka n'igihe cyo kumusobanura akakikwima ntabyumve. Urumva mu rukundo kwikakaza ntabwo ari byiza ubabaza mugenzi wawe nawe nawe ukora ikintu kimweka ko nakubura azaba mu gahinda kadanje no twese duhimba umupango wo kumwirengagiza neza nkigira nkaho ntamuzi. Sikozi ko ukundana n'umukobwa ejo mu gitondo akabyuka wamuhamagara akavuga ati nta hantu njye nawe tuziranye akijya nk'atakuzi ibyanya akageza gusura mushiki wawe ukirengagiza akageza gusura mushiki wawe kandi mukundana akageza gusura mushiki wawe we waza akanga no kugusuza akaguhera hasi akakugeza hejuru avuga ati ikiso cyo ni icyayi kuntu gisa kiri kunuka tungurusumu bro akagusebya mani birababaza urumva twese twarababazanyije yaba we mu gihe cyanjye yarambaje nawe ariko ngiye byari nko mu buryo bw'isomo gusa aho bigeze twarababariranye abantu mukundana ntimugafunga umutwe pe mujye mwumva bagenzi banyu. Ubu urukundo rumeze neza cyane shabu rumeze neza. Anyways mujye muri My Heart niyo filime ya mbere ifite story ya danje mu Rwanda hose. Niba utaba My Heart wasigaye inyuma mu mateka bajya bayireba. So Claudia wari bwahure n'iki mu rukundo wari bwahure n'ikintu kikiwo kikakubaza kigatumurira kwera urukundo wari bwarire kwera urukundo muri amagambo yoroshye. Ego ariko ntabwo nibuka icyo gihe cyari cyabaye ntabwo wabura ikintu kikuriza ntabwo wakibagirwa. Shangiye ibintu byinshi bibi ndabyibagirwa sikoswa niyo twababazanyije njye nawe se urumva tukababazanya ukambaza bya nyabyo tukababarirana ejo mu gitondo manabyo yajusha no kumbaza situation yari ihari nkajya nibukamo nk'agace ibindi nkabye njye nabyise mutwange ko ibintu bibi byose mbisiba mbi cleaninga mutwange mba nshaka kwibera umunyamahoro. Cyakodo ntutubeshye nukuri kw'Imana uko ikintu cyakowe mu buzima kibi ukakibagirwa. Yemba yarabyibagiwe. Ubu nta kintu ufite mu buzima bwo kize kikubaza wenda tuve no mu rukundo n'ubungu ukaba ukikibuka kigeze kimbabaza kikaboka bisukavuga utisha. Yes Scott ibintu byambaje mu buzima bwanjye bikanjira ni byinshi akumva narabyibagiwe. Yego narabyibagiwe. Hanyuma rero Claudia tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu mu nkurange y'ubuzima tujya tugiramo akantu agace ka surprise call. Niwe muntu wumva w'ingenzi mu buzima bwawe uba warashyize itafari ku buzima bwawe ariko akaba hari ikintu wifuje kumubwira urumva ukaba warabuze uburyo ukimubwiramo cyangwa se mo kimwe ukaba warabimubwiye urumva ariko wenda ntabiha agaciro. Uwo muntu arahari mu buzima bwawe umuntu uvuga ati uyu muntu ni ingenzi yankoreye iki kintu kimeze gutya na gutya byari bimeze gutya na gutya na gutya uwo muntu uramugira mu buzima bwawe. Papa
ko yakatuje cyane urumva ubikunze papa yaramfashe mu myigire yanjye urumva twakuze turi abana batandatu twese akaturira minervale turangiza kwiga neza muri university tujyamo bitangira bigoranye n'ubundi tugasanga tumuhamagara buri gihe ubuzima bwa ghetto ntabwo bwari bworoshye buri gihe naramuhamagaraga nkeneye guhaha papa ampa amafaranga nkeneye ibi ariko iyo mushimiye nyine mushimira bisanzwe ndamubwira ngo murakoze mba numva ntamushimira bihagije and buri gihe ngerageje kumwaproachinga ndi nko mu rugo mbura ahantu muhera kuko nyine ari seri yaranatuje cyane wenda mama we nkunda kubimubwira kenshi ko mukunda ariko papa nta rimwe nambwira ko mukunda okay nice ubu rero ugiye kutwemerera tumutungure tumukorere surprise mu gace ka surprise call ntizo kuri telefone tumuhamagare kuri kamera za Scott Emile ose wamuhamagara hano hari ibiri bimuhamagaye hano oya reka tumutunguze yingiye urumva shyiramo nimero urumva shyiramo nimero tumuhamagare ya papa cyangwa se nisanga y'umunama sinarimwe nahira narimwe namubwira turebe ko ari butwitaye kuko umuhamagaje yawe twaba tubyishe dukorere surprise papa Claudia cyane mu wa mbere w'ingenzi najya nyine iyo buri gihe mbimubwira hago nutangira kuyihamagara uyibye 2 4 5 6 8 10 urumva noneho umubwira amarangamutima yawe mubwira ukuntu umukunda ko uraza kumva ukuntu papa wanjye atuje urumva ko ari ibintu byiza cyane ubura ntahantu hera umubwire ibintu by'abasara ubura ntahantu hera umubwira ibintu byadufasha hano yego mwiriwe neza mwiriwe neza nitwa Scott Emile Allo nitwa Scott Emile Allo yego ndi kukubwira nitwa Scott nibyo ntari numvise nitwa Scott ndi mu kiganiro yego ubu tuvugana uri live twari twifuje kugutungura nimba nta mwanya nimba ufite umwanya hari wifuje kuguha ubutumwa Scott Emile yego Scott Emile hari umuntu ushaka kuguha ubutumwa hari umuntu ugukunda hari umuntu wakoreye ibintu byiza aragukunda cyane ahora yifuza kukubwira ko agukunda ariko mu by'ukuri ashaka kugaragaza amarangamutima ye yego reka muguye muvugane akubwira ukuntu agukunda papa muraho pani Claudia nandi mu kiganiro bambaza yindi umuntu wankoreye ibintu bikomeye mu buzima bwanjye ariko iyo nshatse kumushimira mbura amagambo hagiye kubimubwira nyine nkumva nuko mbivuze si bihagije mpita numva ni wowe papa wabanye nanjye mu buzima bwanjye bwa buri munsi nk'umubyeyi wambaye hafi naranje segonderi kubera wowe wanyishyura minervale ibikoresho njya muri universite umba hafi mu buzima bwo mu rugo hose wakomeje kumba hafi nk'umubyeyi support yose nabaga nkukeneyeho warayimpaga ntabwo wigeze ubyitotera papa narabizirikanye ubuzima bwanjye bwose uri umuntu w'agaciro kuri njyewe nshima Imana ko ari we wambyaye nabuze uku nyine iyo buri gihe ntashye mu rugo ari igihe umutima wanjye wumva wabikubwira ko nkabura ukuntu mbivuga nkumva nawe kwandikira kuri WhatsApp nkabura ukuntu mbikubwira gusa mu kiganiro barabimbajije mbura nyine mpita numva ni we umuntu wa mbere mfite mu buzima bwanjye wo gushimira kurenza abandi bantu bose papa ndagushimira cyane kandi ndagukunda cyane mwakoze cyane papa nawe urakoze reka mbagusubize nakoze ibyo nagomba gukora Scott Emile ninde ni umunyamakuru nyine akora kuri YouTube reka mugusubize papa kandi Imana ikomeze ikurinde sawa papa Claude yego ubwo ni ubutumwa bw'umukobwa wawe ararize mu kiganiro nigisohoka tuzakwereka ubyakira ute rero nk'umubyeyi ni byiza cyane kuko twebwe nk'umubyeyi ufite inshingano zo kurera
inshingano aba ari iyo kurera, kugira ngo rero wumve ko wayishohoje neza, guhera ubuhamya bavuga bati ibyo wagomba gukora warabikoze, bakabizirikana cyane. Urumva ko ku mubyeyi biba binejeje. Wowe wamubwira iki? Wowe butumwa wowe wamubwira sasa? Namubwira yuko nyine tumwifuriza ibyiza, kandi nawe nk'uko twabimukoreye nawe yiyumvemo izo nshingano. Utangiye kugenda imyaka yiyongera, kugira neza, gufasha abandi, gusohoza inshingano igihe azaba yakuze. Ibyo ngibyo ni ibyo. Turabashimiye, murakoze cyane ku mwanya wanyu muduhaye. Nawe urakoze. Bye. Claudia, wumvishe rero ubutumwa bw'umubyeyi? Bye yakubye. Wumvishe ubutumwa bw'umubyeyi? Shasha zi surprise ko iranshimishije. Urumva uje mu kiganiro utabizi. Kandi ikindi njye buriya papa akenshi nk'iyo yampaga support umubyeyi n'ibindi bintu byose, hari n'igihe navuga si umubyeyi sindi kumugora. Yego. Urumva nawe yanabikora nkumva simushimiye bihagije. Ambwira papa God bless you, murakoze. Umva yasembe ubwiye bihagije, iranshimishije pe, iranshimishije cyane. Claudia rero ndumva aho bigeze kwasubiza ikiganiro, ariko buriya n'utasi nitugukenera ntazagaruka, si wadutaramiye neza? Ya niba nkunda nzagaruka, niwanyanga Yes, rero nshuti bakunze ba Scott Emile, twari turi kumwe na Claudia, nubwo dushoje ikiganiro cyacu, kandi mwabonye n'umwana mwiza. Kandi Claudia ni ukuri pe, Imana izaguha umugisha, kandi ndabyizeye. Njye nageze amahirwe, sinkuzi cyane, ariko uko nkuzi ndakuzi, kandi nkuzi indangagaciro, kandi uri umukobwa wiyubaha, unasenga n'Imana. So rero papa we ntabwo uzamutenguha. Amen. Sibyo? Ntuzamutenguhe. Turagushimiye rero Claudia, wakoze kubana natwe. Nawe mwakoze kubana nanjye. Thank you for having me. Yeah. Ciao. Ciao.